nabonye rubaye mvuga rukakana rudahindurwa na rugango ndabona niyitirinda bukira izacu ziri mu ingorore zikama kwigema y'ikibinda burya ari henge kazigahirika yarihengura zigataha zikama yitwa rukataza ntabwo igibondi imbere y'imboneza cyangwa yitwa rugema imbaraga sindamutsa zanza bagambanyi. Twongeye kubasuhuza nkuko twabibasezeraniye n'ubundi iyi ni Inkesha TV ikomeza kubakesha umutima twabasezeraniye kugera kuri byinshi twabasezeraniye kugera kuri benshi uyu munsi rero turabararikira kongera kubana natwe muri bimwe umutaramyi wacu yatwemereye kuzatugezaho kugeza igihe cyose tuzamukenera twemereye kuzajya abana natwe uyu munsi n'ubundi twamusanze mu ngiramarora abereye umutahira uyu munsi agiye dukinira umukino aza kudusobanurira n'ubundi abashumba bakina bizihiwe kandi bamaze kwijuta amata ngira ngo nkuko mumaze kumenyera amazina ni Theogene Twizere nkaba ndi umutaramyi ku Nkesha reka ntumire umutumirwa turi kumwe maze atwibwire kandi atubwire umukino bagiye kudukinira. Murakoze, nitwa Sebahashyi Dieudonné mwene gakufe wa Sebahashyi nkaba ndi umutahira w'ingiramarora koko nibyo tukaba tugiye gukina umukino bita kwakanwa mu mishingo icyo bitaga kuvunana mu gishumba umukino w'abashumba cyangwa se ingango zihaza amata barangiza inka zibyagiye za mwimanyi zitetse ku nteko yazo rangiza tugakina. Urakoze cyane ati tugiye gukina umukino wo kwakanwa bita kuvunana ingango cyangwa se abashumba bakina bamaze kwijuta amata mu kanya ndaza kubararikiye kukurikirana ariko ukoze hasi utsibuye uri umutaramyi abanyarwanda bakunda ari mu Rwanda rw'umu no mu Rwanda rw'iyo bose baragukurikirana maze munyemerere iteka iyo mutaramye njya numva mubwira ababyeyi ati mubyeyi akira inkuyu yawe ese inkuyu ni iki inkuyu ikoreshwa ryari tugiza umugisha wo kugusanga mu nka ngira ngo nabwo udusangize ubwo bunararibonye uko ubizi tuzareba abataramyi benshi batubwire uko babizi ariko uyu munsi nagira ngo nako ugakomozeho. Urakoze, ndagira ngo inkuyo igihe inka zishyamye kwa kundi iba yataye amase ikaba yayashyamamo cyangwa se ziri nko mu rugo icyo bita ingombe ikaba itoheje noneho igihe ibyutse ukaba ubona isa naho yitayeho amase ukayigira utya nyine nk'uko murabibona ukayihanagura wamara kuyihanagura mwimanye ikagenda ikeye ku buryo n'umushumba ujya gukama agakama inka ifite isuku nuko ubonye akabona koko uru rugango rukenura inka. Muri make no kuvuga ngo inkuyo ni umurimbo w'inka. Ati inkuyo ni umurimbo w'inka kandi mu kanya byose baraza kutwereka uko bikorwa nuko bikoreshwa. Ati inka ikagenda isa neza nyuma yo kubyuka urumva rero ko kera kose na kare umurimbo w'inka wahozeho n'ubu tuwiteho inka zacu tuzikenure zigira urugingo nk'uko akunda kubivuga zise neza zibe inkumburwa zibe indatwa ikiruta byose zikomeze zibe ingiramarora nk'uko turi mu ngiramarora. Mu kandi kanya rero muraza kutwemerera mudukumbuze mujya muvuga inka tukabikunda kandi tukabikumbura mu kandi kanya nubwo tuzagushaka by'umwihariko ukadutaramira ariko uze kudukumbuza ingiramarora uvuga amazina yazo. Nabonye rubaye mvuga rukakana rudahindurwa na rugango ndabona niyitirinda bukira izacu ziri mu ingorore zikama kwigema y'ikibinda burya ari henge kazigahirika yarihengura zigataha zikama yitwa rukataza ntabwo igibondi imbere y'imboneza cyangwa yitwa rugema imbaraga sindamutsa zanza bagambanyi burya nduru ugango rw'ingiramaroro wabeshya arakambura nyina.
urakagira inka kandi urakagira ingiramarora ngira ngo rero aradukumbuje kandi tuzamutumira aduturamire byimbitse murumva ko akanyujijeho reka batumire mudukurikire mudukunde mukomeze mukore subscribe ku Inkesha TV kandi mukomeze muzisangize benshi kugira ngo nyaboneka uyu muco w'iwacu tuwurinde ico kandi tuwukomereho kuko iby'iwacu tubikunze tukabikumbura ubwenge nyarwanda bwakongera bugasaga kandi ni umunyarwanda yari afite mu myaka ibihumbi ishize yari ashoboye kugira ibyo yikorera uyu munsi abageze kure ariko abatubuje ibyo byose tukayoboka iby'iwabo uyu munsi bageze kure twigana iby'iwabo kandi iby'iwacu nabyo ni iby'agaciro dukunda iby'iwacu dukumbura iby'iwacu muratumiwe rero kugira mukurikirane uwo mukino kandi mukurikirane uko inkwi ikoreshwa ni ahanyu ni karibu nazo yazisigiwe na mikura yewe ihorere dore mutenda ni y'abatabona hasi nduranye ni y'abahamure ubukamba nubwo mu bajinyo ngangare yose ni ya nyarubese naho duhinga n'utwabacuranya naho uruhinga n'utwabagomera yego wihorere naho yaba yose yamuhamya muganja yego nyabuna we nujya guteranya munini hasi ujya ubanza nyamuraza dore igikwiye gikama inka naho ikidakwiye kirazigoba shaka amaka barabyukiriza shaka marindira yica inyana shaka gutya urakamakari shaka amahembe aragira urugano shaka ibibamba arabangurira shaka amagaje aragira amayaga yabigira imana ni mukuru ni se wa mwijima n'amajinyo ye nyina wa mpumuro na runyoni umva nyamunini nk'uko twabibabwiye rero uyu ni wa mukino wo kwakana mu mishingo ubu duhaza amata mwabibonye ko twaze tuzishyiramo tubikoramo tuzihanagura n'inkuyo ubu rero tukaba twijuse na za mwimanyi zijuse ubu ngubu reka tubereke ko kwa kundi abakirana bavindimwe berekana utwobo ubwo hasigaye turatangiye nimwihera amaso mwabibonye rero
amatsiko mwari mufite. Abanyarwanda bari bafite imikino yabo kandi yihariye, n'ubu iracyahari, tuyitoza abato bayikurane. Natwe twari dufite ibyacu, dukomeze tubiteze imbere, tubikunde, dukomeze tugire u Rwanda, ikiruta byose dukomeze tugire Imana y'u Rwanda. Murakabaho, amatavu n'imitozo ahore ku ruhimbi rwanyu. Mukomeze mukande subscribe ku Inkesha TV, ikomeze bakesha umutima. Tuzabagera hose, tuzabagera henshi, turaberaho mutari, natwe mutuberaho tutari. Aba bafite byose, tugire u Rwanda, turukumbure kandi turusangire. Mugira amahoro y'Imana.